buri ngo ngingo naramanutse mu maskariye ngo nsanga gwinshishano ziri kugana n'ibikene ngo biri kujya inama ngo bari kujya inama ngo kunura mugabo ngo batazamushora ngo bari kuvuga Yesu ngo igikeri kiriterura kiravuga ngo my god igikeri monche ngo urushishiro ngo bisigana ngo urushishiro rusigana n'igikeri cyane so amaye umwana man ngo umwana ndetse nanga abana ukora iki uzikabaje kajya ngo curuza abana Hello my people, isi wage Clara umutoni nizere ko mumeze neza abakunzi ba Monix TV Show turashima Imana. So guys bahaye ikaze kuri Monix TV Show nk'ibisanzwe reka nakire na DJ Ian. DJ meze neza? Shameze bo mo gake gake ndagenda nshima Imana gake gake ko muri no minsi ibintu birakaza ariko uko biri kose turashima Imana kabisa. Warukumbuye ariko. Warungumbuye se? Ngewe kuko nawe wigeze batubwira abakunzi bawe niba I don't know. Mwaranyibagiwe. Nago nkunzwe. Ibyo bintu mbyore. Umva ladies and gentlemen mubere de hano hano hagiye gushya. Uyu munsi twabazaniye Mr. Nde? Je nitwa Mr. Musinga one. Awe cyangwa ni Mr. ibyo bintu byiyorere. Muganitsi ngenda hano bambwanga ibyo bintu byiwe nkabiberwa ibintu ndi bwiyorere nkabishaka nkabibura kabisa. Ibyo bintu nta kintu kirimo bro. Ngiye ariko kiba kirimo. Ibyo bireke papa. Nabyiyoreye papa. Okay, ibintu byose ngo ni fresh dutangiranye umunezero mubona ko ibintu bimeze neza ariko akazuba kari hano. Urakabona gute Musinga? Aka kazuba ubundi niwe nakabibajije wirabura. Ako Musinga konsa umuvitamine uri kuyintwara shimi yanjye. Wamaye. Yayitumize rwose umva mubwire Musinga ntago nenzi kusa n'abana babakiri ba. Oya je ntago nsa nk'abana babakiri. Ku bantu benshi mutazi Musinga asa n'abana bo mu bakiri Imana afite agapo k'abana bo mu bakiri kabisa. Sako kivuga ngo asa nk'abana bo mu bakire wenda ni umwana wo mu bakire avuga ati usa nk'umwana wo mu bakire. Ahubwo ngiye nshaka kuzajya ubwanga gusa nk'abakire. Yeah. Bana nk'umwana wo mu bakire. Kumbe nawe uri umukire. Ufasho ngiye mfite ku rufaranga papa. None ryiwawe. Urufaranga mfite. Mubwira ati none ryiwawe. Kararangira urufaranga mfite akakanya kono rumeze. Lionel Messi. Suwe twemera turi guhiga ku buzima. Ngo mu ruguhanga. Ikintu ndusha no kuba ari ku ari mu bukonje bwinshi cyane. Ikintu ndi akandusha na godiyo no kwirukanga mu kibuga. Kukijyanye n'urufaranga twagereka papa. Twagereka. Ya narakize bro. Kandi ibyo byose urabikesha Alliance. Awaze umugani kuki yeyo mumbira kiri kare kuza nitegura akantu k'agakoti nashyizemo akaru k'agakaruvati meze neza none nkaza ndi kukubwira ibintu tumva neza nkabikumvisha ushaka gukira akabura k'amafaranga gasize he ko nshaka gukira se wabimfashije ubundi nshaka gukira kabisa 10,000 nkwereke ibije byoherereza aho ngaho rero ya nta ntemo nkwereke uburyo ubigenza kuno 10,000 bizari ku 10,000 se 10,000 nkwigisha kuno wajya ubona 40 mu isegonda. How do you feel ujye ubona agatagurana na ibyo bintu ntago bibaho ngiye kandi ndi bukwereke kuntu bibaho uzi ko no mu nzozi ntago ibyo bintu babirota ari abantu nge nakijije bro benshi cyane ndetse nanjye wandemeye byihorere akubye uzana 10,000 ubone miliyoni mu masaha uzana iyo forike ubundi gwereke kuntu turi bigenza ikibazo ntago ari ukuzana ibyo 10,000 ahubwo nk'umuntu ushobora kuvuga ngo nge ndazana 10 nijuze miliyoni 40 waba wandemeye muri izo miliyoni kari nyinshi ubu nta abantu benshi bagiye uremera nge wandemeye nta kintu nguhaye na Yesu ajya gutubura bya bintu yashatse ibyaheraho ufite iki barya n'imigati yatubura ako bira bintu natwe agiye rero kumfasha aba numva nge ntameze neza mba nshaka kwifasha kabisa yifashe urumva ku bintu bya Yesu uriya bibiri iragoranye kuyumva ugiye kwanariza bibiri ushobora gusara nko kwanariza ubukene buri Kigali wasara ubu wagize nk'umurara winjira akire kuntu ibishoro biba byamusabyeho ndabizi ese umwana ngaranahinze ntago mbizi ko ajya mbwira ntago mbizi mbwira ko umuntu udafite n'igiceri batapanga yes ajya mbwira ese amafaranga mu rukundo akora iki tubarize karara amafaranga mu rukundo akora iki ibyo amafaranga mu rukundo ara amafaranga se ndakora iki mu busanzwe amafaranga aragufasha nyine mu rukundo afasha iki amafaranga mu rukundo kuko akenshi muvuga ko mutakundana n'umuhungu udafite amafaranga aya mafaranga yego ye muri abantu bivuga se ndimu wambonyemo ariko we ntago urimo ntago ndi rwose uwo mwana aheruka gupfa muri 2000 mu 1901 ngiye nakunda n'umuntu ariko atavuze wenda ngo amafaranga niyo nkuriki ayafite bini byiza atayafite nabyihorere bivuge neza ureshya guca ku ruhande atayafite rero bamubwiye impamvu naje gusanga gukundana n'umuntu afite amafaranga n'ubundi yayabonye abona mutakiri kuri level ibyiza rero wakunda n'uyafite aha
ubwo twakumvishe byihorere oya nagaruka kunyumva ibyo bintu byihorere bivemo wowe byihorere nta kintu kirimo wikiregura iyo wireguye cyane uri kubeshya oya nawe nagaruka kubeshya mu bikore analyze murebe analize twayikoze twayirayeho tumaze iminsi 40 uko Iyo na DJ tubirimo. amafaranga afite sibyo ndebye bintu ndabizi mbihagazeho nayafite uwo muntu yagiye kuyabona atangira kubona ataka ati uyu nguyu rero kwa ko mwana kwindanye n'amafaranga afite iyo atangiye kuyabona atangiye kubona ari kuzamuka kwindi level nyina akagusiga niye abona kumutakiri kumwe ariko iyo kwindanye nawo ndi yafite dira umusore uvuga ijambo ngo ndagukunda nta mafaranga nanjye ubwanjye ntayo mfite ndihisha ubwanjye nihishamo ngiye no kuvuga ngo kwa kundi ngo ngikunde naho kandi ntago mba nikunze mba nifite urwango rwinshi cyane wowe ufite urwango rw'intu none sawa udakiza ukavuga iki uziko nta mafaranga ufite iyo uri kuvuga nyine ubumeze nk'umuntu uri kujwigira nta n'umuntu ukumva bro reka ntoze bakumva gute we nta rufaranga ufite noneho umwana uri kumubwira ngo mana ubundi muri leta bazashyira itegeko ryo guhana abantu batereta nta mafaranga bafite ntuse ububwira iki umwana w'abandi ubundi ka claire nka gutya ugiye kukajyana ahantu ka jus de poisson ukakinywera gake cyaka jus k'ibishyimbo kabwa ati none icarari ube winywera bumeze neza unamutera imirongo ati nzagukunda kugeza amavuba atwaye ikisi nta kibazo nzagutoza iroma kwa papa ezo navuga nta mafaranga ufite byavayitse izo disciplinary zo wabo na wazikura yese ngeze kwanga abahungu badafite amafaranga ngo niwo ngo baba bazi utuntu two gutereta baba bafite umwanya wo gupfa wo gupfa ubusa wo gubaye bafite umwanya nta kindi kintu ntuze ntakaza bagira ubwo ubuza amafaranga ukabara n'injuga none wabupfirira imwe ariko nkomeje gushyira ubuzima bwanjye hanze ibintu byo kutagira amafaranga tubyihorere kandi yafite yanse global iri mu kazi harya twari tuvuze kuri biriya mu kanya Bibiliya nka kuriya muri story ya Yesu iriya story yagaburira abantu 500 urayizi muri ya bintu byose nicyo gitunguranye cyo kigutungura muri iriya story ukuntu yatuye biriya bintu mani bikaba byinshi bikabasha kuba byinshi bigakwira bari abantu tunge birantungura ngiye ntago ari cyo kijye kinungura muri iyo story ahubwo n'ukuntu yabashije kuvuga mu bantu 500 bose bakumvikana ibintu 5 ni benshi bro yo ibaze nko kwicara muri stade amahoro ukavuga nta mikoro ufite kandi Yesu arabizi kunavuga muzane umugati ngutubure byabigenzaga gute kugira bigere kuri buri muntu nyine ni gitangaza ni yamayobera bavuga amatagatifu ngiye nicyo kintu kinungura kuganiriza abantu 500 birashoboka kuba bamwumva ukora ko unundi Yesu ntabwo ari umwana w'umuntu ariko yaje nk'umwana w'umuntu yera afite imbaraga kuba ashobora kwivugira buhora kuko ko afite nyine nyine umuka nyine ibintu bya Bibiliya kire urumva arata bro ibintu bya Bibiliya kuntu bigoranye uriya mukoboyi bamwita Mose ajya kubohoza ba bantu ngo nabo muri arya ni muri Egypt yagiye kubakura inyanja ibirometero igira 10 inyanja ibiruta kino gihugu nk'inshuro zingahe umukoboyi wanje yese yambutse abantu mu masegonda nka 3 ngo inyanja ngo birakamye baba bahita ikibazo si icyo inzira Abisirayeli bahita bagera gute bacamo ibaza urwo rugendo kunuru inyanja nini ushaka kugenda igihugu cyose ukakizenguruka inshuro nk'eshanu inyanja utarayisoza umukoboyi wanje yagenze n'amaguru iminota 3 barayisoje gute yambukije n'abana ahubwo ukira ko kantu ka Bibiliya abantu nabonye posting avuga ko uri mu bantu batunye bafunga isengero oya umuntu nje muzinga yateje apostera abantu muko arakari posting upostera ko batigora bitanga 5 ngo none ngo na 6 ndayemera yari abaposteri basige bashyira kuri discount nyine abaposteri basige bahananura ibiciro Aki ubuzima bwararyoshye Kigali bro. Bani Kigali. None pastor yatangiye avuga ati 5 birangegeze kuri 6. Ngo ngenda zifata n'uzifite. Yego ndazemera. Cyakora aba pastor ni abantu bategura bro. Bura wagira projet igiye kirekire. Asase tukebera pastor musi. Mugani yako nje nshizwe kumufunga. Nzakira amaturo. Oya, we kintu uzabushinzwe no guhanurira abantu. Kuko abagore buri yatangiye kwititiza kwa kuboro. Shiri badish. Oya mva ngubwire. Buri abagore mva ngubwire abagore byabyize nkanjye bahanuriye. Ahubwo kerere we azajya ku marembo agiye yinjiza guhanura bisaba gukora ku muntu kumukoraho nzajya mukoraho tukira we washinjwe ibyaha byinshi oya nzajya mukora abana babashyire cyangwa nawe nka Salomo washatse abagore 1000 akabyara umwana umwe cyane abakobwa nge nzajya manurira abakobwa abyihorere ese ko mwese Claire tumanure se kubeki ka Claire kari kunzamo ariko nta muntu twigeze twigana twa Claire banza ruye ahubwo n'umushito wanjye wanyigaga imbere baba we ibintu nabonye we hari inkuru nigize kubona uri guterana kunze byataye nimesha y'ukuntu ngo waje kuraburiza mu kigo ngo uteresa agakobwa
si indobo yanjye kwe cy'abantu bayikunze aho banza guseba wimbimbera kora nawe babarira untera indobo ngutera indobo igisebo naraseba mu buzima bwanjye ni kimwe cyonyine kwinyarira no kwikubitiramo gahunda ibindi byose mba numva narabisebye kabisa byagenze gute cabye ore iyo story mbabarira kabisa akana nabonye nenda kurira mani warize n'umugabo nge bane bucket noneho ikintu cya bane bucket niyemeye ariko nukwiyemera bro nge niyemeye ku bakobwa banje ku mwana na muterese nyive umuzi n'umuzingo se nigo cyane ngo yagize udusangisha benshi batayizi cyangwa batarayumva ariko dutemo urumva nge nigaga segonderi mu myaka yo hasi nyine nkiri n'umujangweri bitaracamo ariko mfite agakobwa bitaga iryo zina mbabarira ariko narabivuga nkamushakisha nge nshaka kumenya kuntu asigaye asamana asa gute umeze gute wasanga ariko tubwire yawe babarira uva bibuzi ko ari we muntu nigeze gutereta muri segonderi ukantera indobo ukaneza abantu ukaneza ikigo cyose ino message baze kukugeraho ni waranabyaye basi wazamaye nanjye nkumva niba nararuhiye ibintu by'ukuri ko niba narazize urw'abagabo wasanga narazize ubusa nukuri pe ibyo bintu by'uri urumva je niga segonderi nifite akana nagiriye crush cyane nari ngafite crush imwe ya danje nyine nkabona none segonderi umuntu abafite urukundo wagira ngo n'urwa Romeo twagiye no gura nkumva umutima wanjye urateye cyane urukundo agira ngo bararucagiye rukundo none ninize wagira ngo naje mu kazi ko muri biro hano turi kuganira tu yicanira gabura cyane urumva noneho umukoboyi wanje abakoboyi banje ndabibabwira ati gerero karakana ndagakunda mani nyine mpora mbivuga nakabona hano nkumva abona ni nk'akanyange kari kwiciraho atahatekano abakoboyi banje tari kuri mwana uzamuterete mani ni ibintu bisanzwe baboshyanya cyane ubwo hari kwa gatanu mu bigo byinshi bakunda gukora amasuku rusange ugasanga ama free time ya twize segonderi turi kubyumva icyo gihe nyine tujya mu biboro by'amasuku kwako twasohokaga saa 8 gato tujya mu biboro by'amasuku ama club akajyamo ibiki so babakoye baje baraza ati none humva kuntu bimeze uyu munsi ugomba gutereta uriya mwana avuga ati nge nta kibazo bro kwa kwirarira ko bajamo nge baramatirije nge nanubwo nge numvaga kumubona bihagije ariko nge naritinyaga na icyo gihe navuga ko se ko narimbwa oya nagari ubwo amana biraye boro bibaho kuri buri mujama wese wakiri urumva ubwo umusista komeza shaka muri commentaire wari umuntu itanga ubuse bwo byagenze gute urumva ubwo umukoboyi wanje abakoboyi banje bamateza kujya kuvugisha wa mwana baramunzanira boro kwari turi nyine mu kigo abagamo boro by'ibijarida boro abantu bajyaga kwicara tujye kwicara mu mwana baramuzana turatangira turaganira no kuganira ntago nigeze nganisha ku bintu by'urukundo cyagutereta wapi namuganirije ibintu bisanzwe nako bitanasanzwe by'ubugoryi ubwatumva se warubizi ko ntajya njye ntorya ati njye ntorya bura ntago nzikunda ati ibigori byerera amezi 3 ibyo bintu warubizi ari ibyo ngibyo ati hano ngo ngiye ngo muri ngo tujye muri dortoir ndacafuza ngakora ari utwo tuntu mbona iminota 30 nyikuyemo uyu mwana birahagije nindenza nganda abandi kwibaraguza reka nge rero ko bakoboye banyamabwira ibintu bitandukanye ati umwana none ngiye yanarize bro ngiye namubwiye ko mukunda numva nyine nayo biramutunguye yabona nyine nanjye ndarenze tubabona ko none ngo brababeshya ibintu byinshi cyane abaniga bamapusha ati cyaze bro arenze ubwo sinari nzi ko nikojeje agati ku ntorye habaye ari kuwa kabiri ubwo bakoboye banje ikosa bakoze bagiye babibwira abantu benshi ati musinga ari gukonfirma umwana bimeze gutya na gutya ati byaciyemo ati muraza kubana muri movie ku mugoroba bari gukatamo umunsi nigeze nanasohoka nzi ko ni nababeshye ngo turajya kurebana movie no musista ninjya dora njya kuryama handi ahantu hatari nanjye bataza kunshakisha ndagenda ndiryamira urumva sinajyaga no kureba ibintu bya movie narakajangweri ndaho na sheri na kibuzima bwaranze ubwo bigezaho rero abantu bagenda bakwihwisa ko twakundanye no musista ngo mu kigo dore ziragenda cyane ariko wa kabiri bro ariko wa kabiri ari muri break ndimo ndandika chemistry mu busanzwe gihe niyandikira gake nyine mu bijyanye no kwandika ndi umunebwe kabisa urumva kuko narebye muri secondaire kwandika byaga nebyo bintu bamoraga cyane njya kubona ya genge yabo bakobwa irinjiye nica boro ndi kwandika nsige muri class turi bake mbona rinje gupfa businga wakabwa we ngibyo bintu ngo bro
umwuka waranshiranye nkanumva ari kumpumekera n'umwuka biri byunzwe mu ntoki umutima urandya ntangira kumva amajwi ari kuvugira hejuru kure ari kuvugira kure nkamva nyine ni nk'amayiko ndi kumva mu matwi yanjye numva wakabwe none bya bisize bigatera kwitana ngo he bigakubitana ngo rero ngo wigize ngakano ngo nako gatwara inde wakundana nawe ngo bro Moniga arandaburiza umusista arandaburiza ikigo cyose cyuzura mu madirishya nyine kiraza ngo nikande bari gukatira ngo hangwa ni kamusinga ariko ngakakajene ngo kaba gahazi iki ikigo cyose cyuzuramo aho ngaho kirari iminota 20 yambere nk'ikinyejana kuko break twefataga 20 minutes bro birangiye bamaze gukora kuri sifre nyine basubira mu class nyirango byarangiye urumva ne nakotoye byarangiye nashaka kujya gupisa ariko byahise birangira ndetse numva ubuzima bwanze bro wahise wiheba narihebye nabizi byunzwe mu ntoki biri byunzwe mu mano bro ubwo buranyica ngira ngo byarangiye saa sita njya kwirira bisanzwe bro nageze muri refe ikigo cyose kitagihaguruka kivuza induru nasose nirukanga shumi yanjye njya kuri toilette de Priscilla amfata bati man je navukiye ameza bise basi mbimenye kucyunyanga ubuza ko tugibutsa arakora ati ngo ni arakora gupostinga avuga ati ngo ninde muntu ngo bigeze kugira nabi akumva nyine akibaza ko batamubyaye ni fo je ntose iwabo bibaza ko batakubyaye yumva merewe ni nka mukaso mu wigi tadopiki wenda mama wakubwira nabi ugatumva ko atakubyaye ukajya nyine ngo ngiye papa yigeze kunkubita nibaza niba yarambyaye je ni ibintu bisanzwe yanayemo urumva mwana umusista arankatira birangiye umusista ngira ngo byarangiye banzanira ibiryo mitajya no kuryama muri doro mvuga kuntu narwaye mu gitondo baraza baratubyutsa tujya kurasembu twagiraga kaniga kigiraga kajuga kigire kajere kone cyane ngo nakanyamakuru ngiye kumva nihagarariye inyuma gutya ati bamuteye ngo akaniga bita musinga ubwo bagakatira man cyongera kigarura ya story ubwo kurasemba abantu bose wongeye bavugije induru nta none mfite ho kujya nta none mfite ho gukwepera none uzaniga zanjye zancukaga nta numwe twari tukiri kumwe aho ngaho zose zabonaga nta se wagendana n'umuntu wasebye bro nashatse kurokrasa biranga umuvumo komeza urankurikirana w'indobo bro byagezeho ngira depression y'abakobwa gutereta biba biraze byo nongeye kwijajara ngeze mu 5 seconde umuntu nawe ufite story yukuntu bashobora kuba baramukati cyangwa yarateresa agaseba tukiri mu byo kwiga muri segonderi barankatiye bro turabure kabisa segonderi uwo mukobwa kuba yabigukoreye wamubwira icyo nyine wabifata nyine nk'ubwana mubi cyangwa se yari imyaka yari arimo ni imyaka tugaruke rero kuri nuzi tugaruke kuri MTN y'abandi ani Airtel ni MTN byaje kurangira gute kutagihamagara kuri MTN muganira konti yo guhamagara abavandimwe ariko je narabamagaye bigeze bakwiyama wenda kurema mvo wabiretse oya ntusigureka guhamagara umuntu wa MTN ukabugata akaza keza ntago ari ibintu byatari ibyo bintu ahubwo uri no kumuhakazi ni kucyo kinayemberwa rero umva niba naramagaye MTN yavuga ati ndi kuri bonane nshaka kubagurira akaji Kambaye kibiri mu Rwanda urakabagurira cyangwa nihirega mfite urufaranga weze kibiri ni menshi bro kuba hafatwa haye MTN mu nubundi musanzwe mu yatwara tutanayavuge none nkayabaha byemewe nkanayibi nkayabaha byo ni ibintu bisanzwe man ako bira bintu MTN igikora ni bikimana ni gutukura amayinite yawe bakagutegeka n'ukuntu yakoresha undi butayakoresheje bareta bayajyana cyane niba nayaguze baretse ngayakoresha paka kaza gushira igihe nshaka ikitwaga Rwanda Terror rakiza ariko dicura cyane mu petit byo nawe Rwanda Terror yize ntago ndakura usigaje kumera amahembe reka mvaze we urayizi we uzi tukiri mu myaka kugira uhamagara umuntu ari ukubona afite amayinite ibyo bintu ntago waba ubizi mbere for sure kugira muvandi muri inyuma ibyo bintu ntubizi ntuze ni gute utabizi nawe kumva kuba afite amayinite uno no wajya kugura amayinite ukagura amayinite yawe ukanagura nawe uza guhamagara none ko mama ngubwira ibyo binabigiha nashitenya kuzongera guhamagara urumva ko ukiri umwana ariko mugani ndashaje kijana kuri tuvugane se urayizi yo tuvugane ndayizi wajyaga wigeze uhamagara kuri tuvugane kera nyine mu Rwanda twareshaga ntabwo yigeze we ayihamagara ni kinote kijana ira note uziko nyigira bro yanse ndayifite nibitsa ahantu kabisa ira nzayereka igipeti cyanjye n'inkibyara so ampaye umwana man ngumwana ndetse nanga abana ukora iki uzikabaje kagira ngo curuza abana genda kwereka uburyo umuntu batanga se batanga gute batanga abana gute nkoza kuri tapandigo ugenda mu mujyi ugenda muri gare ubwo gare nyine bwo urayumva hita usesengura gare irihe kuri wowe irihe gare se ngera ufite gare irihe ntabwo ndi kuyumva yumve rero yumve uzayumva nzayuma nshaje
uzarinda usaza se nibwo uzayumva mwana ibyo bishego byanyu tubyihorere kandi DJ warasaze mu izina rya Estoka Satani bazayumva ashaje basore mufite akazi oya njevuze uzayumva ushaje bakashaje go basi gerageza uhinduke idini turacyari kwakira abantu uzayumva ushaje kizwa mani ni ibintu bisanzwe ndakijijwe utikira aho gukizwa usengera mu baki nge nsengera Betesida ku Gisozi Betesida ako na Fosco yanjye yo udasenga ntabwo waba ubizi bro nk'izihe urugero tubwire za kera nta ribi nazo turazumva ingenzi bara abadive byihorere ukizana abadive bazi guhera kera abagatulika n'abasilamu ahantu umusinga asengera hatazi nasize ayo mazina mu mbwingo ntayo naki adekoti abarokori abahirika nibo abadive abamamyi sure oya abo ngabo nabo wiremeye ntabwo babaho abamamyi se abamamyi ntabwo bazi abamamyi naryo nzi ibyo bintu by'urere ribahise arindi dini rishingiye kuri Rusufero ryitwa Rusufero ni dini biri serebango niba ari kuri Rusufero tubwire kwanza wowe ushingira kuki uvuga ko inkuru ya Alice ari scam ntabwo ni he wizera ko atari scam wari uhari inkuru yande yari Alice wagiye kuzimu uramuzi ubundi mu mateka y'u Rwanda kuva u Rwanda rwabaho Gihanga yarurema umuntu wazanye ijambo scam mu gihugu cy'u Rwanda n'umuntu bitarisi niyo umuntu wateguye projet igihe kirekire akayirishija kandi yarafashe Rabura zenguze Alice kugira urusengero rumwigondere rumujyane ngo avuge ubuhamya bwe iraskamwe ngo udafite 500 ntiyazaga ubwo ukamwongeraho ijana ryo kuba yariza abantu hari ndi wapfuye akazuka niwe mwitande no kubeshya ngo ari no witwa Pastor Togeni arakabongeze gupostinga umujeni ngo uyu Maria amwirirwa mubeshya ngo twarihuriye mu ijuru ngo arapfa yaragaruka ako wapfuka garuka mu muryango wanyu wapfise akagaruka ibintu bibaho umujeni bitarise muri story ye ku munota 40 ni burabuhamye ngiye yicara iyo numva mfite ubwo iyo numva nta kibazo mfite nshaka ko relax ndi nko kunywa akantu kanje niturije akaji de poisson bitamprenga ubuhamya bwa Alice ari umunota bujya bugeraho none nkarambara rasi ngaseka buri ngo ngingo naramanutse mu maskari ngo nsanga gwinshishano ziri kugana n'ibikene ngo biri kujya inama ngo bari kujya inama ngo kunura mugabo ngo batazamushora ngo bari kuvuga Yesu ngo igikeri kiriterura kiravuga ngo my god igikeri monche ngo urushishiro ngo bisigana ngo urushishiro rusigana n'igikeri cyane Alice cyakora waratubeshye kiragiye waradufasha uratube Alice we usanze Alice yarasubiye wenda tugenda bibaye ari byo akaba yarasubiye gukora iki ari ubukene buri Kigali ko bavuga ngo Satani agira amafaranga ngo gikuzimo akaguma amafaranga ubukene buri Kigali reba inzara ihari kwa Satani nindi utajyayo Alice nibi hari wanyeretse iyo nzira akobonye umufu reba umuntu ari kukwica akuziza igiceri cy'ijana ibaze no bwe ngo tanga ino mbise renda gwa miliyoni 500 ngo Satani ngo gakondise ngo ntuzongere kurya ifiriti uyiriya ryari se uyiriya ryari nayo njya uje kuzana ibyo ngibyo ngo ahita yigukura ukayirika bagusabe sheri wawe batumutanga se sheri se kugira ngo bamike igifaranga urwo rufaranga yego ibyo bintu byore washaka n'undi sheri nawe sheri wawe nta muntu afite watanga sheri wawe arava hise umva musore wa mukobwa wawe nawe bikirwo giriye message yirike niyorere yabwo uramufi ngewe hoya nge nta sheri mfite gaje wamare kubera umustar bari kukwiruka ari nk'ibihumbi 5 reka ibyo bintu mujya muvuga by'umustar iko wapfi ngizo boro nago zijya zimba oya nta no gutoranya uriya muhanzi wo muri Nigeria ngo Jeboy ngo yaryamanye n'abafana biwe 200 urumva ubustar bwiwe yabibyaje cy'umusaruro ku mujene abafite inka kandaga ubwo kagatuza kakabona 200 ubu nawe nturi mbese ihita ufite wayikoresheje ukava mu bintu urimo ntago bampe ku mafaranga kandi afite alliance bongere nge nshaka urufaranga bro nge nshaka urufaranga nge nza nko approach ubwo atimeze bitese ikintu nge nako nakuvuga ngo bimeze bite ni ukugira gutya idolari 100 ndigira ugahita yagare yawe ugahita uyifungura yagare bya ndo uzumva ushaje nkabikumvisha uri muto yeah ariko ba ira filime bayita gute iyo life kwishuri filime nakoraga my life in high school yeah
hariya wari umeze nkaho urumye wikoze wiga nikoze nigaga level 3 byatangiye gutugira ngo refi wiga ngerega ngiye natangiye ngiye biboro abantu ari ubuzima bwawe ku ishuri no sibyo wikoze kandi n'ubundi ngiye nyine nibwo uri ngomba kubibereka neza abantu bamenye ejo bundi yewe ibintu nabijemo kuva zamanzi 19 ngiye narakuraga ngiye natunze movie ya mbere muri icyo gihe yari movie muri 2019 kubona movie igihumbi 300 400 byari birenze kabisa urumva ngiye natangiye ibintu kera Nicyo kintu utakora kubera amafaranga. Ikintu nakora? Vuga uti rwose icyo nabona. Nge ndumva ari na byinshi. Mbona urufaranga. Ari bibimbwiye. Kunsuzugura. N'amafaranga wamaye wansuzuguye nago nyakondanye. Ya kuko nanjye turagahuje pe. Urumva? Niyo amafaranga arimo ikisuzuguro wapi nago nge nago nayafata ya. Wakicumura se kugira ubara amafaranga. Wapi. Yara amafaranga ni meza. Yo wayibu yewe. Naho aho gucunga. Se waro yafite sana nayifite. Asa uri ibiki? Na uri nkanja. Twese nari yanse. Ugiye kuba umuvandimwe uri akari bamukoze planka bamubaza bamubwira ngo umva singuzi ko mu rugo ngo bahibye se utambwiye ko ya matera bayitwaye nta kindi kintu yigeze atekereza kuko nta kindi kintu yari yifitiye umuvandimwe. Ni nk'umura anandikiye umuntu ati ariko mutubura kwa ndika batugurije amafaranga ibiki atabate bro wanyibera nanjye ndi umuscam nanjye niko kazi kanunze atabate bro ngo uyu munsi uhirwe basi aho ni neza ariko urumva nicyo babwira abantu baduscaminga bitwa ngo nakoze MTN ibyo bintu niba byuri ariko umuntu bascaminga nawe barwaye ngiye ariko ngiye mbona message gusa ngo y'amafaranga wohereze kuri no nimero iyo message yo nyibonye nshaka ahantu mu cyumba njya mu nguni nkarira umuvandimwe arahiye disi yumvaga agize tukirangaho kuki abanyeshuri b'abandi bazengereje muri iyi minsi y'abanyeshuri kuki ukunda abanyeshuri cyane abanyeshuri nyemba mbaho bari kubaha inama mba ndi kubaha inama mbaragura mbabwira ati bimeze gutya na gutya hanze ko wenda umuntu niba wowe hanze waraje bikanga urabyemera ko ntago naje ngo byange ntago naje ko urugero wenda ngiye byaranze urabyemera ko we ashobora kuza bigakunda iki gihe abanyeshuri basoje kwiga ngo ni 200 azakunda bangaye hange bangaye nawe gereranya bazakunda 200 shaka gusanga yakunze noneho mbere yuko basoza haciye imyaka irenga 40 ingahe hari abandi bagiye basoza nabwo bagenda basohoka ari 200 nose nanjye byaranze kugira ubyemere neza urumva uko biri kose naribi uze guca nko muri classe yawe ho gato wijisha ugenda wamagara buri munsi usiga gukora iki igisubizo ari buguhe uze kuza ukoremo content bararira bose cyonyine rega akazi nta no ku muhungu ubundi akenshi abahungu nibo bakunda guhura n'ibibazo cyane kubura umurara buriya bro uba ugomba kwiringa kuko we ntabwo uri umukobwa ngo ufite igitsina uzagipusha wa happy ikizagutunga uwo ugomba gukorera amafaranga mu buryo bwiza cyangwa bubi ububi nabwiza urufaranga ikintu cyose kigura urufaranga kitarimo guhemuka cyane guhemuka bwo ntabwo abona amafaranga utahemutse cyane ugomba guhemukamo ntuhemuke cyane nyine ngo wandavure kuko urumva no kubeshya bura no guhemuka wese ntarindi kukubeshya aho gake urumva ntiyabemo nyine guhemuka cyane ariko umujene uba ugomba kwihiringa bro ugashaka amafaranga mu buryo bwinshi ugashaka amafaranga ubundi ngiye nsoza segonderi reka gena nababwira uburyo nayabonyemo make two kwifashisha ngiye nsoza segonderi nari mfite nyine nari nzi ko ninsoka hanze nzahita ngafata nkabona amafaranga menshi kurusha yo nari ndi gukorera muri icyo gihe ariko nayo nakoreraga niga byese birangira nyine ibintu byanjye bigenda biba flop gake kwa nsoza kwiga nagiye nsabwa ndi madepense menshi cyane arisho nagiraga ariko abajeni bagenzi banjye none akenshi b'abahungu hari strategy baho yo kwitwa gufata abakire sibyo nk'ubu no mujeni wifite gutya no kamera yawe sibyo ubugomba gushaka ibiraka nagwe bigomba kuza kugushaka gute tuba rurafotora umwaka uri kugenda urangira uri kubona ibigo by'amashuri biri kugenda bifunga ufite kugenda ukegera ribuzi ko ufite ibikoresho byiza cyangwa utanabifite bazi ko ushaka gushaka akazi ko gutwara imodoka na modoka utafite na permis aho bari undi muntu uri kugashakira uzajya uriyaho komisiyo gusa urumva tuba rifite kamera yawe nka gutya uravuga ati ngiye kwinjirira Mother tubare iki bigo byiza nyine bibona by'abasirimu ukinjirire umva kuntu bafata umukire ugiye umubwira ngo nshaka akazi
yumvisha abantu benshi bamubwira ngo nshaka akazi barenga miliyoni iyo biri mubwira uri kumurya mu matwi umukire banza umwerekana ari bwinjirize mbere na mbere torojyanye no kamera yawe ugiye kuvuga ati ngewe iyo abana bagiye gusoza kwiga baba bakeneye agafoto book nyine karimo amafoto yabo abantu biganye ya promotion yabo abarimu babo bari kumwe dufoto nk'utwa ko gatabo baragakeneye karimo amafoto nka 20 yo kuba umwana azagakenera kandi nakantu buri mwana wese akeneye aho kantu nakantu gakeneye buri muntu wese buri mwana wese babibwira azahita byumva neza promotion yakeneye kujya yiyibutsa birabi sibyo none nturagira ku rufaranga utumbwa ati none ibaze kano kantu ku munyeshuri umwe ugiye usaba buri munyeshuri cyangwa buri mubyeyi bamaze kubyemera ukajya umusaba 10,000 uwo kakazana bakagakorera ku 6,000 mbere na mbere sumwica mu mutwe wese umwumvisha azajya akura binata uwikenera yakoza ari ku approaching abantu urumva rero mu master cyangwa umuyobozi kimara kumwumvisha azakora amafaranga ahita kumva cyane noneho wamaze kumwumvisha uburyo azabona amafaranga naho uburyo uzayabona ntago umusabye akazi mwese bigiye kuba win ubundi uri kubafata umukire bro ntago ugenda ngo uzubwire umukire ngo wampaye akazi ayabonye abantu benshi babimubwira na family harimo abantu badafite akazi ahubwo kubera ko bataraje ngo bashe kumva uburyo bino bisaza byakurira amafaranga ku bwa mbere uburyo bayabakuramo nubwo buryo nta bundi we mwerekana uyungukira banza umwige wige tore nibuje kuri no hotel niba ngende mu influencer nuko uzabwa ati ngiye mfite abantu bankurikirana banaba kandi baramutse baje bajya bakonsoma kurusha ko wowe wakonsomaga uko tubarere banjizaga 500 ku munsi ngiye nibizajya bikunda nzajya uzajya ubona miliyoni kwako ngiye mfite abantu banje bigira none amaze kumva buryo azunguka tuvuga ati none ngiye nimba kuzanira ngiye uzajya umpemba already wamufasha ari gukiza ngo ngiye nk'uwamaye akazi tuwe byiworere uza abantu basabye ako kazi abanyeshuri hano abantu benshi kuzana ku mbuga nkoranyambaga ariko ntabwo uzi nyine mali byimbitse kuzindura umusinga utwika amahotel yawe ni fresh abantu benshi bari kubikunda mali byatari kabisa usigaye na buri mushito wanjye wese mamaga yambwira ati ibintu byihorije kandi iyo boro ndakeka nyine niwe wazanira ijambo tu iyo selenge katupena selenge ni yawe urumva biri kugenda bicamo biro abantu benshi batangiye kwibaza wenda umusinga ni mu buki wenda hongo cyangwa se n'umusore uvamo bana banaba afite ababyeyi se aba mu mujyi Kigali se yakuriye bigute gerageza tuganire nyine twibwire kabisa ngira umva ni musinga kabisa gero ikibagabaga byo homo ni kibagabaga ibyo byihorere kaka ni yene tajyanye ati babana byihorere papa barahatura benshi cyane nitwe bakene ubu amini ijambo ubukene mba numva rivugitse nabi man nyine mba numva rida soundinga neza nta bushobozi afite buhagije kuko umukene mba numva bisoundinga nabo ko bisize impano kandi ariho byivugije umwana wo mu bakire no mu bakire na umwana nanone umwana wawe ibori umukire se ibundi bise tubyihorere ibyo urumva je home ni kibagabaga niho mba nabo byibanje bose bo so ko mu bana ba sibyo ndo wa mbere n'imfura yego so nasoje secondaire ndi no mu yandi masomo yandi ya gisirikare ndabeshya bya gisirikare bwo ndabeshya urumva bya politique bya urumva nkaba ndi umujene ubwo ndi umusore muri rusange uri single za demis kumbuka uri single and searching ndimo ndashaka umukobwa waba uri umukobwa wabora tubyeorere ubwo uri n'umubyeyi warabyaye kandi ibyo nge ntago bindeba so nkaba akazi kanjye ubundi ngende umufilmmaker nkaba director writer story ako niko kazi kanjye hari abakobwa njya mbona ukoresha harimo no nabonye njya mbona wagira ngo murasamani muri barakobwa ugikoresha mu ni mubyara wanjye kandi ababyara barabyara ntago mbyizera gutyo narukunda gukoresha cyane se ndamenya ari wowe kari babira je wo dusa bizwi niwo biti neza ukunda no kuvuga ngo ni sister wawe ubundi nanjye nzi kari sister wawe ni mubyara wawe niye nama wagira umusore sister sorry kazi sister wanjye ntago yoroshye aravuga shume yanjye ariko wasanga ageze mu guteretana yihoroshya nta wamenye nanjye ndi kwemeza umwana ndaceceka bro ndi seriye akugira mu busanzwe buriya mu buzima busanzwe
njye ntabwo nkunda kuvuga ahubwo abantu bambona neti twarahura ubuzima busanzwe ukagira ngo ndi umuntu ukunda kuvuga cyane njye ntabwo nkunda buriya niba ari n'umujene uri sere ntabwo ndi kwita ku byumve cyangwa ubyorera njyewe nituzaduhura mu nzira ukajya uzana bya bintu nkumva we musinga ngo nkubwire ngo ibyo bintu byihorere ukabona nkurebeye muri 31 ubwo icyo gihe uba icyo gihe nyine ntabwo mba ndi muri mood yo kuvuga ni cyo kintu nyine ukigeze kuba mu buzima utajya wibagirwa kugezana n'ubu najya nibagirwa ikintu cyambayeho najya nibagirwa kibise cyangwa cyiza ikibi gishobora kuba cyakindi kitari kire watubwiye bagukatira ikindi kibise wenda mbere yawo mu bwana bwawe kibi cyangwa kingana yanambwira kibi cyanje nta kintu nje ntago nahuye n'ibintu byinshi byo kuvuga ngo hasongo by'ibisinyano se sindarwana sindakora iki sindafungwa nta buzima bubi bwo kuvuga ngo ibintu ngo byambayeho bibi wapi watangiye nda filime ryari kirakiri nabitangiye 2018 man watangiye kwera filime yanjye bwite 2019 akenshi ntago ngikina cyane ubu mba ndi director cyangwa ndi umwanditsi wabyo ntago nyine na inganzo yo gukina yarazimye acting yanjye isigaye iri hasi cyane sinzi impamvu kubera abantu bamenyereye ibintu byo gusetse wonyine seriye ntago umaye amafaranga cyane kabisa amaye ku rufaranga aho ngaho ndaza nkatinga ngende no gusimbuka nka Spiderman aba ari ukuri ntayo niba nageze n'Imana ugasuzganira hasi ubonye chance yose unifate pa kugenda bubizi shabu zato ubona bira bintu bimeze nge nagira ngufasha ari abasani bari hano hanze bize ariko akabona n'abandi batize ugasanga umusani yakana mani ntacyo nari buni cyane umwana Matrix abanza ariko ibiyobyabwenge afata kuko ntago numva ko wagize icyo gihe nta biyobyabwenge ufata ubundi kwiga ntago batanga akazi ahubwo kumenya kuba muri society nibyo bitanga akazi ubumenyi ufite nyine kumenya kubukoresha kumenya kutihugiraho buriya ari abantu baba bumva bizino quotes z'abanyamerika bira bintu biye abazungu byo ngo abantu ni babi abantu ni babi gute uzabona akazi gute kuzagahabwa n'abantu society irimo abantu urumva rero iyo ushaka gutera imbere uhura n'abantu benshi cyane bro kuko ntabwo umenyereye uguteza imbere uwari we ntabwo umenya connection niva mbere na mbere banze wige kubana n'abantu buri ugize amahirwe buri munsi ukajya umenyana n'umuntu niyo yaba ari umwana mu myaka 5 buri munsi ukajya umenyana n'umuntu buri munsi mu myaka 5 bro ubwo uzavamo ikintu kinini cyane ariko ugiye kwigugiraho ngo abantu niba bingo barahemuka ngo barabeshya ngo niba warahuye n'umuntu mwakagoye mu cyeresi yose ntago areka iteye niba warahuye n'umuntu mwakakubeshya yego niba warahuye n'umuntu mwakakubeshya ntago isi yose ibeshya ibyo bintu wiga kubana na bese nyine muri misi niba umuntu akugiriye neza bijye bigutungura ahubwo nakugira nabo byakira wumve ko ariko byakagenze yes ibintu tubyakire tubimenye dukoraho abantu niba bingo ngo ntukizera abantu wese nitizera umuntu uzizera impyisi wo uzizera igini petit yatakiri kuri Brian Ansebro Anasa ikini yigeze kugutungurira buryo kubita n'ukuntu ingari yanse yatuburiye abashutu banje yanse ntago nigeze nshora mu ibintu byo niyo scam ya kabiri aho mateka yise arise na alliance niyo scam zirakurikirana zirari nyinshi igihugu cyose cyabaye scam abantu abaskama babaye benshi cyane ya tubwe uramutse wipe icyo kintu bayitukura nyine ubatse kwitwa mu twa friend tubite ushira abajeni bose basoje kwiga nabahingando zijya zimara amezi nk'abiri bro kintu bita apani kose birenze kose ahubwo urumva ntaguka nyine ikwigisha kuba umuntu kuba umuntu no kuba umuhasla yeah ifo yenda urubyiruko cyane nicyo kintu nakibanda kuko ibisaza byagezeyo nibaza imyaka ngiye ahantu kunywa akantu gasanga umukobwa ibintu ari kwiga nkibaza uyu mukobwa
imyaka 40 azaba ameze gute abivugira nk'ibiki nawe urabizi uyu muntu bizagera muri iriya myaka nyine genes yacu izaba imeze gute muri kiriya gihe ko tubona abapapa bacu ukuntu bameze rero nta kintu bateye ese nabo niko bari bameze iyo bakuze birahinduka nyine ari abantu mbona nkibaza mu myaka yacu tuzatumeze gute nisi biriya nabo babiciyemo esa bro niba kereka niba ari forume y'ubuzima ariko mbonye abantu kumwe ikamira ahantu nkababona nkabona abakobwa dufite bitangira ubwonko bazaba abagore bacu bazava wese biriya bya video biriya ari ibintu ubona nyine abakobwa mani ugasanga ugasanga nk'uyu sibyo ari ahantu ari kujya akantu n'abantu nk'abari hino gusa kandi azava umuntu cyarimwe pe uwo mwana ugenda umugore ngo ugiye kumugira umugore umbwire ngo ibyo bintu wabivamo wa mugabo nyine twebwe bajye banadusengera mwana story zabere Gisenyi urazumvishe yarahari natwe kuvuga ngo ratumva ngubwire bro bana muri no minsi ngendo mu DJ nyine ngendo DJ muri ari amashohara mbona urubyiruko ibintu rurimo ariko ngende ndeba rero abakobwa mani ahita nibaza nyine abagore umugore wo gushaka umuntu azamukura uvuga uti ngende ndashaka umugore ufite umutima wo kubaka umutima w'urwako n'avango ni bamuryorera umushinwa yabyoroheje hari robot iri kugura 5,000 kandi ngo ribyuza neza kurusha n'umuntu turyo daringa gake umushinwa yoroshye ubuzima cyane iyo robot izabyara izarira iyo robot ntago byakunda kubyaraho ntago bikunda ariko ngo kukijyanye no kubomora ngo ibifite systeme bro ngo systeme isetinzemo ngo ibomorana nyine biri international iserukira igihugu ngirazi kagukorera ibintu utazibagirwa mu buzima kuryo utakifuza n'umuntu nawe uteganda gushakira robot ago ngurizaho make ndabura nk'icyatanu igura 5 ngo by'idolari projet irimo iyo projet nyirimo ubundi kabakobwa namwe mwebwe muvuga ngo kubomora mutanga ibiceri cyangwa se ngo mwakundana n'umuhungu udafite igiceri ukomeza muri amafaranga y'abasore harimo abantu babagabo bamwe bazavuga uti ngiye guheba ngo uriye rimwe kiri hano mutungo ubwo ngubwo nyine ibindi noneho uya abakobwa barabikemuye ubu ngubu wasanga bifitiye nk'uruntu hariya mu rugo rubigukemurira uruki rwarundo urtoism nakanye ese abahungu bundi baba ari kuki mu myambaza birabiboru man aho umuhungu ararinda muyibabaze ibintu nsimbizi ntabyo zi kandi rero turi kubaza ariwe mukobwa wongewe asa kuko ngiye ntabyo nzi ahubwo ngiye umubaza muri comment ngo turi ngo aravuze ngo turabahungu 3 hano tugomwe na marayika we dushaka batwiresha turi 3 turabahungu 3 turi 3 pe bonawe watereta nawe asanga nawe ubu namukubura kutereta na rimwe cyangwa uratereta yigeze kunereta ambe kwinyire yigeze kuvuga ati yigeze gusarango bamuhe nimero zanjye handara umukobwa mugenzi nyine abikanya akajya byira umusiteni utinashaka nimero ramwana ya arazimu hasi oya namje teziyosho naho ndira gutereta zakubwire nk'ibintu abari sindahura nabo mani zabandinde ya nk'umuntu w'umu DJ ko bikunda kuba cyane ko aba DJ basigaye banakimangwa cyane nta muntu uragutereta w'umujama ngakubwire ngo bimeze bite ntabwo byabaye ni baramuterese tubwira oya nta muntu wabikora ibyo bintu je nta muntu urabinkora nta muntu urabinkora kandi noneho ikintu kirenze umva nkubwiriza hari abona njye nyine nkasanga mena abo bajama bajizi kabisa baba banahari banambaye imana ukabona umuntu gusa na message umva mahongo nk'iyihugo nk'iyi nyine nago bakurura nta kibazo rwose ibyo bivuze nibyo n'abakuriye ni nasawa nka tubigenda katore nka semungo guterese wabyemera afite ku faranga niyo yaba afite amafaranga yuzuye inose ahuzubwo man ibyo bigana tunabyiboreye kabisa gusema mungu ngo biziki icyo kintu kimbwiye ngo umutima urandiye mwana aratinya ko imana ibintu biteye n'ubwoba man biteye ibintu biteye ubwoba ikibazo kirakomeye cyane kireba mu visi zisanzwe mu visi just to enjoy the course ndeba mu visi cyane aho zisobanuye zose ngenda zireba hano mu Rwanda se Rocky Somuzi ndamuzi cyane Juniors naye ndamuzi Sankara ndamuzi Gaheza cyangwa Savimbi Gaheza niwe novango mbwira umusobanuzi urenze abandi muri abo basobanuzi bose uvuga uti ngiye kuri side yanjye nemera ko yari number 1 ide nemera Gaheza tu niyo number 1 hano mu Rwanda sobanura fresh mba numva arenze okay ari fresh ashaka kumenya kabisa Gaheza mba numva arenze tu yego hakoye n'abandi babahanga nyine ntago mbazi nyine Rocky barabandi nabona abahanga tu nagaruvuga ngo ni nkuko abantu bose bakina football yes
Iyo muribona hanyuma mwitana yigeze tuyibona muziki ntabwo ikurikirana cyane. Je wumfana ni The Ben. Ako na indirimbo zino ze zavuze. Ese bona kwasenze. Je nizo yarazifite nziza ariko je nyine mfana The Ben. Imagine. Cyangwa se nshaka kugenda ariko wenda ubundi nshaka that atagariwe yena na man cyane ko gata muri sipo kusema prana nito beta muza ubanga mpamvu farasha umugore no pana cyane nkoze na abo se wamuzana nka babandi bavuga ngo byiborere muzane mu yashakane za aho wari gikigiye muri ko yashase zamutunzwe na mwuka we ndetse nayo gutangira oya amafaranga uri kwinjiza nshaka gutangira ngiye nshaka umwana ze kinga kintoro kwananze nta kintu ashinze urazana umwana ndende kwaso so itasaza nyine urazana umwana ndende kwinjisho umwana abandi ari kumure tuwa wenda wowe windushyira aho ngaho uri kumusitoka neza bete yawe satsiga urashaka umugore w'abandi uwo mwana wawe atangire yige muri bya bigo byishyura igiceri cy'ijana ngo bakarya saa sita peta wagomba baryo bishyira igihumbi peta wagomba kuza iyo waramuteganirije byiorere bro byiorere ni wapi ushaka kwigira indushyi buriya ushatse umugore bimwe mu iterambere ryo buri hagaritse bari hagaze kuko ari izindi nzitizi ubugize wowe bwawe banza wihaze mu buryo bw'imirire wihaze mu buryo bw'amafaranga uburyo uzaba uri wa muntu bazajya batungura tagiye mu kibazo yana tejanga serious thanks bus nimende kije numara kuba uwo muntu waza aje kujya funga faranga safa umwana wawe zingiye neza wowe ubuzima umuntu yakuriye mushanga rero wapshije je kugira umufite wanje akure nawe namureka kigumira mu mwego ya for neo itanyerero Ndina When you look at the wait, so big and what Bibshan you are in jury. Not thinking about the not but a giant. I don't want to reach me like video Zinchi will Nina Ruvari has to see he collapsed about in it. Yes. Jevino muvyi ore kuko doreze umuntu naga ntumze nicyo cyane cye biranonse ego buriya habubwo tugirirwa gufana warubizi ari kuntu ubumva video by'umuntu wabatse cyane amaguma kase ngane we nzazi posting nyine ari uburyo ukumva ibintu by'umuntu nk'umukunda ariko wabyumvisha niwo muri filime habamo twita the band no bita acteur abo bantu babiri benshi bakunda acteur ariko the band adahari ntabwo acteur ntabwo kandi bose ugomba kubafana Diranga oreka. Kajya nibaza nta kibazo Anyway, that's was. Iki tetsu. Ishope. Ishope. Nsikuremere ariko ni ngofero Sha muske sikuremere. Yate.
umunsi fe kikireterera ariko first nigga like atarifanya na bwanti bwane n'ingofero by'uko kikireterera na imbere mu ikintu kirabona ko wageze kitari ibitekerezo ndi kubona kikuremere iki ni ugutekereza nta kintu no gutekereza oya no reka baza cyangwa ubwe ndege mushyira mu mutwe usanga kandi yita ni ujya mu nda nta kibazo ariko n'abandi batubwira ukuntu babyumva nubwo bumenye se koko wasanga bundemerera wasanga umutwe wawe bitakuremerera njye mu wanjye bindemerera ubumenyi barakuremereye cyane ngira ikintu isomo wagiraga utego kwiga mu ishuri imibare ntabwo wayumvaga njye andi masomo narayumva ako no icyo usanga umuntu ataragize ni nk'uko hari umuntu ugejeje kwigisha systeme hari umuntu ugeze kuvuga ngo bigenda gutya byumva bashandaze ako warabyigishijwe ntabwo ndabimenyerega na n'ubu yabyiyorere icyo kintu ushobora gushyira mu ndobo kugira ngo itaremera icyo kintu ushobora gushyira mu ndobo kugira ngo itaremera rero nawe nta bintu buzanye ibintu by'indobo muri ano maso ari ibiri zuba turimo nk'indobo ubwo ni ubusanye nawe ziri igihe kintu washyira mu ndobo n'iremere ntacyo washyiramo akira wibuze yikibira kandi arabishobora ibaza ko wibuze yikinira ariko ntabwo umusazi yarasoze muri iyo nteruro utanze yita utanga umusazi uvuga uwasaze n'uwaguye ku ijambo kuratukana mu ibanga satani ukoshya tuzamukubita ishoti ubwo azi ko nta gisibo kitambera baramubonye se byarangiye mubonye isi umwe akana byari kurangira mujya kurundwana izo ndwana nazo nshaka zo kurara ndaza mu ijoro mbwira ubusa ngo utampamagaye ngende ikigenge ndagenda nkaryama nta muntu wagisaje nta muntu wayanga bisobaye baramubonye se tunabinywere kana jye kabyemeye nagaterera wanshyize ku isheni njyewe ubundi ntabwo ari ngombwa ngo urumva ntabwo ari ngombwa ngo nkundane n'abandi kundana n'abandi fa kwa nanjye njya kumunyenga ariko musinga ibyo birahagije ahubwo reka mbaze ngo bazirata musibye tape yawe y'abapapa ukunda mwigisha njye nkunda umukobwa uba muremure w'inzobe njye ntabwo nkunda abakobwa birabura uri igikuri ahubwo umugani wahaguruka tukareba ahubwo njye ndabona gutyo wagira ngo uri muremure nyine apana none se ubu njye hano navunitse kubafuza nazo nakabona njyewe oya agatebe k'icyo ariko ubigeze ahantu kadaharize ubizi gute niko yanyibwiriye nawe ntadugo hano ruhura umutima yani atashaka kugura amakosa akashaka kundi njye ngeze kubwira ngenda bibyirwa neza ariko se igamubaza kwisi ko abakobwa bananutse cyangwa babyibushe njye bari mu rugero bari mu rugero yashize hari ikintu ufata iyo urebye utwana bidusemeranza ari kana kaguruzurutse urumva semeraki semeranza habaho witwa semeranza rito urumva hakaba witwa transatlantiko nano witwa sinyola ubundi namukata sinyola transatlantiko cyangwa ni kasimoro semeranza rito ntabwo arahaguruka ngo ndebe tu sokora agafe noneho transatlantiko nyine urabyumva ni munini cyane ako ndabona ukoresha ibyo ntabwo mbizi ugura biraterwa no kubona umukobwa mwiza yaba ameze gute mubyara wawe muzaterete
Aso murara mwiza bameze aja. Mujama urenze kuri waba bameze gutyo. Ko murara mwiza. Patakomeje tuko. tubwire mani Uri kuduskipingisha mu nsi. Ata warameze bwire Je bomeze neza inshuro nyinshi. Ubwo nyine ashaka. aragikwibye se Inkora gikwebye. tubwire umujama kuri wo kwemeza uvuga ati no jisi cyakasa barenze Bona kumenya yawe. ese ari gukundana n'agasore kagakene nkanjye n'igisasu speech bahitamiye Ngera bavuga n'umusaza. Umva ikibazo Oya, waje. ukira- Iyo ari bugusubize ibyo udashaka kumva. Oya aravuga ngo igisaza ntaga ariko kuri mu mutima warakuzi bro. Nagakongo nukuri ngiye mvuga kuvugisha. Ikintu mba mbuza bari byo. Biri serious. Ntabwo ayigenye n'abasaza bakife. Na ndabasaza pe. Hako eka ndibimeze anga ko nibimeze we. Ibivuga ngo ngiye kwireba. bese reka ngo badekra Ngaho ndebera. Umukobwa akaza akanywa kino kintu akagutahana gutyo gusa. Nagukurikira tugatinyishira ibyanjye mabere. ariko reka ngo basubira Iyo ari mu bujimico. Iyo ine ntabwo kuza guburira amafaranga. Iyo ni kuparangajwe cyangwa ya. Kigeta kikwaka ibi. ati ibintu mana Forike. abarimo nakare bibaze mubwire musiki gusohokanye cyane wagiye urakimbesheje urakirishije dukira pasi Taha. Kwati. kivuyemo Ubundi ukimenya kare wari kunguko gahunda imeze. Ese urumva Ariko ngende kwivugira. Oya Ariko bavuga ngo ibyo bintu nukwesha ikintu cyo nukurushije Ariko- kandi twavumbuye ko rip cyari Ariko bavuga so wamuzanye. Wamuzanye. mbese ni umuntu aguhaye kucyotamo Azo bujyanga goye kuki. Ugira ngo agoye kuki. ibyo arerega ibintu ubushaka umuntu w'umugabo se yabiri ibintu ashaka ku Nyine mugabo wowe nk'urugero ni nk'ibiki. abagomba kuguha ibyishimo Ibihe. Ufite agahinda se ngo agutere story waguhe kinire comedy. aragahinda uba ufite Akahe. aragahinda nyine uba ufite uba ukeneye Genda kwishima urebe wamitutse uraseka. kare Ukeneye iki ku mukobwa? ndanyeneye happiness Happiness nyine yirishima. kwishima nyine Nyine gute? Agutere story useke. hari Yaziguteye rero yaziguteye byarangiye. hari zatarambwira Nkizihe? ziba zihari Bohoka. oya buretse kumbohora Bohoka. ibyo no bibiri Urakomeza ubo. genda bibiritse Neza ugenda ku nibe byishimo ubukeneye ku mukobwa. bakuvuga ngo hari impamvu Imana yaremye wica kure ushaka ubusambanyi. Woriri guca kure ica hirya ngo Adamu muzanye gute. Urabizi ko babayeho. Barasa ku ntego. batabawumva Ubizi ko babayeho ntago babayeho. Urabazi wowe abantu babaye ngo muri zero uwo abantu babaye muri zero urabyumva. ako musinga Byiwerere papa. Wica kure ibaze ko wari ukeneye kuvuga ijambo rimwe ubusambanyi ugatangira kuri Adamu na Eva ukeneye gusambana. Adamu na Eva Icyo kibazo reka urasubiza yego cyangwa we yego. kuki Yego cyangwa we. Oya happiness ni gusambana. gusambana ni icyaha Uraje. Eh? Ubukeneye iki? nyine gusambana ni icyaha Nyine wowe vuga ubukeneye iki? kiki Iyo happiness ni iyihe? Niba atari ugusambana ni iyihe? ntabizi se Ngende kwikubaza. ariko reka ngo baze musiga mbere ko mbasubiza ariko mwaretse ngababaza Nta kibazo cyoza mu kindi. ngababaza mwaretse ngababaza ariko mukansasa utekereza ko ari iyo mpamvu Imana yaremye umugabo ikabona adahagije wenyine ikamuremera umugore Iyo mpamvu ze kugira abakomeye. utekereza ko ari iyo mpamvu Kugira umukobwa babyare ava iwabo uretse ava iwabo agata papa we mama we yawe kibakuza akajya kubana n'umugabo None se nta mukobwa utekereza ko ari iyo mpamvu umugabo ashaka kuba muri ghetto. Ashaka kuba muri ghetto n'abakobwa uzi bibana se baravuye iwabo bataragiye kubana n'umugabo. akagira ate Kujya kuba muri ghetto wowe usize eshatu iwanyu ugiye kuba muri ghetto cyane. None se Cyane. ubu wasanga unibana baye. gara ntabwo yibana Ariko uza abakobwa bibana. Izi. iki kuki atagiye ntagende yibana wenyine mutagiye kubana Baba beje zabo z'abakobwa bibana man. Bavuye iwabo ibyo bakibana. bintu babyuriye Nkuya yavuye ntabwo uri kurasa ku. wakihanganye ibyo bintu kabire Ushaka gusambana. aha ibyo bintu byuriye Kandi DJ Vise gende kubikubona. ko nabishaka Ngabonye DJ wakijijwe mani ko ku rusengero rwacu turi kwakira abakristo bashya. ari amatorero mashyashya dore ni ari ruguvuga y'abasikama harangiye nabo Wazo ni umupasiteri yari yaraye kwigira bijo ukuntu aziba abantu we wajya akakwiba. oya njye biragoye kunjye Ibiceri 500 nibyo. mujura bigisambe ibyo bintu biri Barakwiba. ibyo bintu biri Mu rusengero atura. For sure. Njye ariko njye naba aho niraririye. Njye umupasiteri uzarya icya 10 cyanjye azaba avuye mu ijuru. icyatume n'amatungo Wapi njye ariko njye abapeti bana bapeti bo ku mihanda. Wewe nabyemeye kugira ngo umupasiteri umpa amafaranga ahita abona kubwira ati ngo wabigiye kubona. Iyo mani gutumaho we iba yakubuze. Iba yakubuze. Ujya kutubwira ikintu gisekeje njye na Ian. Nitudaseka
ubwo nuko ngo urabutsinzwe yago nitudaseka arabatsinzwe niduseka arabatsinze ngaho dusetse sha setsa abakiri sha kre so warubizi ko iyo ufashe amazi ukashyira mu gikombe uyanywa warubizi ibyo bintu ntabwo warubizi nari imbere so nturi ugaseka mwana nkagutsinda kandi umwana ashobora kuba agoranye ubona gusetsa iminota ingahe Oyo ntibyarangiye. Oya nagutetse. Ukoze iki? Ngo nagasetse, ngo nagasetse. Ngo none zo urabizi. Nagora naseka ku munota wa mbere. Nagara ukoze kaze. Okay, bugo. Reka nanjye nsetse. Nanjye nsetse turibe. Buretse ari kuburetse. Yagiye natangiye. Okay twagiye. Tuberewe twagiye. Setse umukire turibe. Wigeze ikiyebe nyine ubu gutya ngo kugusetsa ntago bishoboka. Ibyo bintu byibure nta kintu kibona. Gaseka ikise n'iki gisekeje. Nawe ugiye kwigereza abakoboye ngo ubuzima bwanjye ngo bro ngo nukajye gukina nabwo ngo barahasorinze. Uzo warahasorinze. Ibyo bintu byihorere papa. Uzi ibintu twanyuzemo. Ngo tubwire nk'ikintu kimwe wanyuzemo kumva koko biragize. Sha ibyo bintu byihorere. Wewe wari warara hanze se? Wewe waraharaye se? Duha ifoto. Kiri kusubije nyuma ibi. So reka nanjye ngira umwanya wo kubaza. Ni ryari uheruka guhura n'umukobwa ngo urakoze? Umukobwa akambwira ngo urakoze yakora se yamuhaye yani nta kintu kimuvaho rwose dore n'ibyo Biti kimuva ariko se wowe aho turi mu broad code wowe wasigaye nejo yarabimbwiye yakubwiye gute yarambwiye ngo murakoze reka da arakoze mu byizo hambaye uri igitsina gwe kuyakibohora iryo jambo biba bigoye mari namuhaye bomba arishima pe burayi muhaye nk'igihe kingana iki bomba se twiyemereza ko no gusa nyine wayimuhaye nk'igihe kingana iki ntago ari kinini nk'igihe kingana ikigereranya oya reba we nyine gereranya ntago tukeneye kureba twebwe dukeneye kumva inshuro namuhaye bombo se nyine wayimuhaye mu gihe kingana gute bombo